Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera mu ntara y'amajyepfo ni mu karere ka Gisagara aho dusanga inkuru ufite umutwe ugira uti abakurikiranwaga ku cyaha cyo gufata ku ngufu no kwica Mukandekezi barashwe barwanya umupolisi. Abasore babiri bari mu kigero cy'imyaka 22 y'amavuko bo mu karere ka Gisagara mu murenge wa Save barashwe n'umupolisi ubwo yabatahuraga aho bari bihishe nyuma yo gufata ku ngufu no kwica urubozo Mukandekezi Clementine. Babonye bagiye gutabwa muri yombi barwanya umupolisi warubaguye gitumo. Abo basore bishe Mukandekezi w'imyaka 28 y'amavuko wo mu karere ka Gisagara mu murenge wa Save mu kagari ka Munazi nyuma y'uko bamusanze mu rugo rwe aho yibanaga bagatobora inzu bakamusambanya barangiza bakamwica ndetse bagatwara n'ibintu bimwe yari atunze. Ubwo bamukoreraga ubu bugizi bwa nabi nyakwigendera yavugije induru abaturage batuye hafi aho barabyumva bihutira gutabaza polisi. Abumvise nyakwigendera ataka bavuze ko yavugaga izina ry'umwe muri abo basore. Saa 7 z'ijoro nibwo abapolisi batabaye nyuma y'uko nayo yumvise induru. Abaturage bahise bifashisha imodoka y'umuyobozi w'umurenge bageza nyakwigendera kwa muganga ari naho yashyiriyemo umwuka. Polisi yahise ita muri yombi batatu bakekwa bajya gufungirwa kuri sitasiyo ya polisi ya Save mu masaha y'igitondo ahagana saa 11 n'igice nibwo byagaragaye ko batoboye kasho bagatoroka. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga yavuze ko bacukuye urukuta rwa kasho bakuramo amatafari abari naho banyura bacika. Umwe yitwa Nshimiyimana Eric w'imyaka 22 undi ni Nshimiyimana Innocent w'imyaka 20. Ati nyuma y'uko bagaragaye ko batorotse twatangiye kubashakisha mu masaha ya saa 6 n'igice z'amanywa nibwo babiri muri bo umupolisi yabaguye gitumo aho bari bihishe baramurwanya arabarasa. Mugenzi wabo wa gatatu we witwa Gabiro Jean de Dieu yafashwe. Umuvugizi wa polisi yavuze ko hari igikorwa iperereza ryimbitse kugira ngo hamenyekane uburyo aba bakekwaho ubugizi bwa nabi babashije gucukura kasho bagatoroka n'ikishi nyuma y'ubugome bakoreye Mukandekezi. Amakuru igihe yahawe n'abaturage nuko umwe muri aba bagizi ba nabi witwa Nshimiyimana Innocent w'imyaka 20 yarerutse gufungurwa nyuma yo gukatirwa igifungo cy'imyaka 2 ku cyaha cy'ubujura. Yari yararekuwe kugira ngo arangize igihano yakatiwe n'inkiko ari hanze. ACP Rutikanga yashimiye abaturage batabaje inzego z'umutekano ndetse bakagira uruhare mu gutabara. Ati turashima uruhare rw'abaturage badutabaje banaduha amakuru yatumye dufata abakekwa. Icyo twizeza abaturarwanda nuko polisi itazahwema gukurikirana abantu bose bumva ko bakora ibyaha bagacika umutekano w'abaturarwanda ni inshingano yacu. Yasabye kandi abaturage gukomeza gutungira inzego z'umutekano agatoki ku bantu bose bagira uruhare mu byaha kugira ngo bakumirwe bitaraba. Reka dukomereze inkuru yacu n'ubundi mu karere ka Rutsiro aho dusangayo inkuru igira iti umwana w'imyaka 14 yishwe n'umugezi yari yagiye kogamo. Habumugisha Evariste w'imyaka 14 wo mu mudugudu wa Bihira akagari ka Remera umurenge wa Rusebeya akarere ka Rutsiro yarohamye mu mugezi wa Bihira arapfa ubwo yari kumwe n'abandi bana bagiye gutashya inkwi mu mashyamba y'abaturage. Amakuru atangwa n'abaturage b'umudugudu wa Bihira bavuga ko uwo mwana yabese bagenzi be bari kumwe akajya koga muri uwo mugezi bakamushaka bakamubura nyuma yo gufatwa n'isayo. Umwe mu baturage b'uyu mudugudu yabwiye Imvaho Nshya ko bagenzi be batamenye ko yasigaye yoga. Amakuru y'uko yarohamye akaba yaramenywe n'umukuru w'umudugudu wa Bihira wanyuze ku mugezi akabona uwo mwana areremba yapfuye. Ati byabonywe n'umukuru w'umudugudu wacu witambukiraga ari nawe watanze amakuru ku buyobozi n'inzego z'umutekano. Ati kuko nge hari ibindi nari ndimo nkora sinamenye icyakurikiyeho ariko imigezi nk'iriya abayobozi bakwiye kureba uburyo habaho gahunda yo gukumira abana bakareka ibyo kuyikiniraho ngo barajya kogamo akenshi batanabizi.
umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rusebeya Niyodusenga Jules yavuze ko iby'uru rupfu bakimara kubimenya bahise batabara abari kumwe n'abahagarariye urwego rw'ubugenzacyaha RIB n'umuganga w'ibitaro bya Murunda wari uje gusuzuma mbere y'uko ushyingurwa. Ati twahihanganishije umuryango wagize ibyago, tugakomeza gukangurira ababyeyi gukurikirana abana no kugira amakenga, bakarinda abana kujya mu migezi ngo bagiye koga, bamwe batanabizi ku nzira banyuramo bava cyangwa bajya iwabo niba nta byago bashobora guhuriramo nabyo. Bibaye hatarashira iminsi 3 nanone mu murenge wa Nyabirasi w'ako karere, umwana w'imyaka 13 wari ugiye kwahira ubwatsi bw'amatungo arohamye mu mugezi wa Sebeya nawe arapfa. Abaturage basaba ubuyobozi kubafasha bagashyiraho ingamba zikumira abana kuri iyo migezi mu kwirinda impanuka za hato na hato. Reka dusoreze mu ntara n'ubundi y'Iburengerazuba, ni kuri ino nkuru igira iti abakorera mu isoko rya Rubengera barembejwe na mayibobo. Inkuru dusanga ku kinyamakuru Imvaho Nshya, aho bakojeje ibaba rwose muri wino barayandika. Rero ni bamwe mu bacuruzi bakorera mu isoko rya Rubengera mu karere ka Karongi bavuga ko barembejwe n'abana bigize mayibobo bararamo ku munsi w'isoko, bakajya bashyikuza ibyo bacuruza, bafata umwe hakaza bagenzi be bakabarwanya. Abo bacuruzi bavuga ko iki kibazo kiri mu bidindiza iterambere ryabo, kuko ngo nta mucuruzi ukibika ibicuruzwa bye mu isoko kubera gutinya abo bana. Uwaganiriye n'Imvaho Nshya yagize ati njye nkorera aha ku munsi w'isoko, ariko muri iri soko habamo abana bigize ibisambo bararamo, ubundi bwacya bakazengereza abacuruzi. Ugira ngo ufashe umwe, ntumenya aho abandi baturutse ugira ngo batumanyeho. Ni ikibazo gikomeye kuri twe nk'abacuruzi. Umwe mu bayobozi b'iri soko utashatse ko amazina ye atangazwa aganira n'Imvaho Nshya yagize ati hari abana b'ibirara baturembeje. Yagize ati hari abana b'ibirara baturembeje, ni ukuri baratubangamira cyane mu bucuruzi bwacu kuko baratwiba bakadutera amabuye. Iyo ufashe nk'umwe muri bo bose barahurura bakagutera amabuye, bigaragara ko ari abana bato bataye iwabo. Yakomeje agira ati icyo tubona ni uko ari imiryango yabo bigaragara ko itabitayeho kuko batari bato. Hari abari mu myaka 10 n'abari mu myaka 12 munsi yayo. Ubwo rero bahitamo kuza muri iri soko bakaniraramo, mbese babaye ibihazi bikomeye birenze, nabo bakuru banywa itabi. Yagaragaje ko iyo bagize ubafata bakamenya iwabo bakabaregera, usanga n'abo babyeyi ahubwo basa n'ababashyigikiye, na cyane ko ari abana benshi. Ati ni igikundi cy'abana benshi utamenya umubare, niyo ugerageje gufatamo nka 2 cyangwa 3 ukagera ku babyeyi babo ubona babarwanirira. Turasaba ubuyobozi kudufasha kuko birakabije. Undi yagize ati hari ababyeyi basa n'abananiwe inshingano, ugasanga ariho abana baturuka. Si rimwe cyangwa se si kabiri tugaragaza iki kibazo, ariko cyabuze umuti. Turasaba ubuyobozi no kugera ku babyeyi b'aba bana kuko twe baratwiba, twavuga bakenda no kudukubita. Umwe mu bana bagaragara ko baba ku muhanda wa Rura hafi y'isoko aganira n'Imvaho Nshya yahamije ko ahoraho kuko iwabo nta mafunguro aba ahari. Ati njyewe nza hano kubera ko nta yandi mahitamo mba mfite. Ati rwose mu rugo nta kintu kiba gihari, ariko ntabwo niba iby'abaturage, ahubwo ntegereza umpa ikiraka nkamutwaza ibyo yahashye. Nibyo hari abana babi ariko sibo. Twasaba ababyeyi kumenya inshingano zabo. Umuyobozi w'akarere ka Karongi Muzungu Gerard yabwiye Imvaho Nshya ikibazo cy'abo bana barara mu isoko bakiba imyaka y'abacuruzi ntacyo yarazi. Icyakora agaragaza ko agiye kugikurikirana mu maguru mashya. Yagize ati icyo kibazo cy'abo bana barara mu masoko ubundi bakambura abacuruzi ntabwo twari tukizi, ariko turagikurikirana tumenye impamvu bata iwabo ndetse n'impamvu abo babyeyi babashyigikira.
yagaragaje ko umubyeyi aba akwiriye kwita ku burere bw'abana be cyane ko ari bo Rwanda rw'ejo hazaza. Ni aha ngaha dusoreje amakuru twari twabateguriye, mukomeze mugire ibihe byiza cyane, bayi bayi.